Yesu nashimwe cyane bene data, ndanezerewe kongera kugaruka imbere yanyu ngihumeka umwuka w'abazima kandi namwe muri bazima. Uwiteka Imana yacu nashimwe cyane kandi nihanganisha n'abantu bataguwe neza kubw'impamvu zitandukanye. Harimo ababa bapfushije ababo, nimukomere cyane. Haba hari abarwayi, Uwiteka Imana namwe abakize, n'abandi bafite ingorane zitandukanye, Uwiteka Imana akomeze kubiyereka. Uwiteka rero nahimbazwe ampaye umwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko tutaratangira, reka tubanze twubahe Umwami Yesu, duhereze Imana icyubahiro muri iki kiganiro kuko niyo idushoboza byose. Reka dusenge Imana aho uri nawe niba unkurikiye, reka dufatikanye iri sengesho. Ndagushimiye Mana Data wa twese mwiza, ndagushimiye kuri umunyembaraga, ndagushimiye kuri umunyarukundo, ndagushimiye kutegeka inyanja zigatuza, Mwami ubwoko bwawe bukambuka. Ndagushimiye ko natwe ukiturinze, kandi ndagushimiye kuri Imana itegeka imiyaga igahunga. Icyubahiro n'ikuzo nibi byawe Mana. Turagushimiye, hari abo wakijije abari barwaye, hari abari bafite ibibazo bitandukanye, warabarinze ubagirira neza. Habwa icyubahiro kuko uri umwami. Twihanganishije Kristo n'abantu hirya no hino, Uwiteka bapfushije ababo ubagirire neza, ubakomeze. Abarwayi bari kwa muganga ubiteho Mana yacu kandi ubakize. Abashonje ubagaburire mu izina rya Yesu. Ugenderere imfungwa ziri hirya no hino ku isi, Mana uzigendere nazo uzibohore, babashe gutaha mu miryango yabo. Urakoze cyane Papa, ngaho tugirire neza muri iki kiganiro, ubane natwe kandi utugirire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen amen. Yesu nashimwe cyane rero bene data, ndanezerewe cyane kongera kuza imbere yanyu tuganira inkuru nziza y'Imana. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Bene data rero, uyu munsi ndashaka tuganire ku ijambo kugira impamba mu rugendo. Yesu nashimwe. Iki kiganiro nagihaye umutwe uvuga ngo Mukristo ugira impamba y'urugendo, cyangwa se uzigame impamba y'urugendo. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Wambaza uti ni ukubera iki uzanye iryo jambo? Mwene data, ndashaka kukubwira ngo umukristo akwiriye kugira impamba y'urugendo, haleluya. Kuko ntabwo uba uzi ejo aho uzaba uri, cyangwa se ibizagushyikira. Rero mwene data, maze iminsi ntekereza nsanga umukristo akwiriye kugira impamba y'urugendo, haleluya. Imana yacu itugirire neza cyane. Rero nshingiye kuri iri jambo turimo kuganiraho, bene data, natekereje ku ijambo ry'Imana ritubwira ngo nuko ivomerera amazi azagutunga mu gihe cyawe cyo kugotwa. Imana ishimwe. Iryo jambo ntabwo nari nakarishyikira neza, ariko nararisobanukiwe. Haleluya haleluya. Imana yacu nishimwe. Burya ijambo ry'Imana turarisoma, ariko iyo umwuka ataragusanga ngo arigutahuze, ntabwo ushobora kuritahura uko rimeze, cyangwa se icyo Imana yashatse kuvuga muri iryo jambo. Ariko burya ikintu cyose uzasoma muri Bibiliya, ijambo ryose uzasoma muri Bibiliya, hari igihe kizagera ukabona iryo jambo icyo Imana yarishyiriyeho. Yesu nashimwe cyane. Wakumva ijambo ry'Imana rikubwiye ngo ivomerera amazi azagutunga mu gihe cyawe cyo kugotwa, ntubashe gusobanukirwa ibyo ari byo.
ariko jye narabisobanukiwe, nawe birashoboka ko warisobanukiwe. Buri muntu wese afite ukuntu Imana imusanga ikamwigisha. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Ariko twese ikitunezeza ni uko duhurira ku nzira imwe kandi tugahurira ku Mana imwe yaremye ijuru n'isi. Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Ntawe uzayoba rero akiyoborwa na mpwemu yera cyangwa akiyoborwa n'umwuka wera. Imana itugirire neza. Bene data rero, ndashaka kuvuga kuri iri jambo, kubika impamba y'urugendo. Hari igihe uzageramo, cyane cyane reka nibutse ba bantu bakunze gusenga ari uko bari kumwe n'abandi muri gurupe. Ba bantu badashobora gufata amasengesho bonyine. Umuntu ntafate amasengesho wenyine ngo abashe kuvuga ati reka uyu munsi mbashe kujya imbere y'Imana nsenge jyenyine. Uwo muntu afite akaga. Reka nkubwire impamvu uwo muntu afite akaga, ni uko hari igihe azageramo na ya gurupe ntabashe kuyibona. Imana itugirire neza. Bigasabwa yuko wowe ubwawe wiga gusenga, kandi icyo gihe bizakuvuna niba utarabyitoje mbere. Imana itugirire neza. Jye rero hari ahantu Uwiteka Imana yanjyanye, kandi si habi, ndamushimira rwose. Aho hantu rero ndahamaze umwaka n'amezi, ariko narahageze sinabona umukristo nahamagara ngo dusengane. Imana ishimwe ko yari yarantoje kare, haleluya. Byabaye ngombwa ko mfata amasengesho nkajya nsenga jyenyine, ariko ni uko Imana yari yarabintoje. N'ubundi na mbere sinakunda gusengera cyane mu gihururu cy'abantu benshi. Niba turi babiri turi batatu nabo batabonetse, kandi nkagira gute, nkasenga jyenyine. Imana ishimwe. Aho hantu rero kugeza na bugingo n'ubu n'aya masaha sindabona umuntu nabwira ngo reka dufatikanye gusenga, cyangwa nambwira ati mwene data ngwino dusenge. Imana itugirire neza. Ni rya jambo rero Bibiliya yatubwiye ngo ni ukwivomerera amazi azagutunga mu gihe cyawe cyo kugotwa. Iyo nza kuba ntaravomye ayo mazi ngo nyabike mu mutima wanjye, nsoma ijambo ry'Imana, ngira amasengesho y'umwihariko, ubu ngira ngo ibya Kristo biba byaramvuyemo kera. Imana itugirire neza. Bene data rero, inshuti z'Imana, ndashaka kukubwira ngo ivomerere, ugire amazi y'urugendo, ubike amazi y'urugendo. Uzanywa cya gihe cy'izuba, uzanywa cya gihe hateye icyaka. Imana itugirire neza. Cya gihe utazabona abo mutererana imisozi, cya gihe utazagira uhamagara ngo mfatanye kwiyiriza mu nzu yawe se cyangwa mu ikanisa runaka. Bisabwa ko ari wowe usenga, ugasoma ijambo ry'Imana, ugatera indirimbo, warangiza ugahimbaza Imana, ugasenga kandi ukuzura umwuka wera, kandi ukanezererwa Imana, ukumva imirindi y'Imana muri kumwe. Haleluya. Data twese nahimbazwe. Bene data rero, mubike impamba y'urugendo, kuko uyu munsi uri muri gurupe nibyo, ariko ejo bizagusaba gusenga wenyine, aho utazabona iyo gurupe ngo musengane. Yesu adufashe. Mukristo, iga gusenga wenyine, usome ijambo, wumve icyo Imana ihakuganiriza. Imana itugirire neza. Atari uko gusengana na gurupe ari bibi, ahubwo nshatse kukubwira ko hari igihe kizagera kikagushyikaho
hahandi uzasanga uri wenyine n'Imana yawe. Yesu adufashe rero kandi Yesu atugirire neza, wige gusenga wenyine, wige kuririmba wenyine, wige gutazira Imana wenyine, wige guhimbaza Imana wenyine, wige kwiyiriza atari ukuri kumwe n'undi muntu. Uwiteka Imana azakugirira neza. Umwami Imana akomeze kubaha umugisha rero kandi akomeze kubagirira neza. Ubike impamba y'urugendo mu Kristo. Uwiteka Imana akomeze kubaha kugubwa neza mu izina ry'uwaducunguye Yesu. Amen.